Umwaka dusoza w'ibihumbi 2025 usize igihugu cyacu giteye intambwe igaragara, ariko kandi cyananyuze mu bibazo bitoroshye. Ndashimira abanyarwanda bose kubw'icyizere n'ubufatanye mwagaragaje muri uyu mwaka. Ubukungu bwacu bwarazamutse. Ubu inshingano dufite ni ukubungabunga kandi tugakoresha neza amikoro dufite nk'igihugu. Ibi biradusaba ko twishakamo ibisubizo bishya bikwiye gutuma duharana intego n'imigambi bishya. Nta wundi muntu dukwiye gutegerezaho iterambere n'imibereho myiza yacu. Igishoro kinini kandi cy'agaciro dufite nk'igihugu n'urubyiruko rushoboye. Ni inshingano zanyu nk'urubyiruko rw'u Rwanda gusigasira ibyo twubatse no kubiteza imbere. Ndizera ko ibyo byose mubyiteguye, niyo byasaba kwitanga, yaba ku giti cyanyu cyangwa twese hamwe. Mu rugendo twagenze, imbogamizi twazihinduyemo amahirwe kandi twarushijeho gukomera. Ntidukwiye na rimwe kwibagirwa aho twavuye, kandi uko niko bizakomeza kugira ngo bidufashe kwiyubaka uko tubyifuza. Several milestone events this year elevated Rwanda's profile internationally. The International Security Conference on Africa was held for the first time, and the African School of Governance matriculated its first class of students from all around Africa. We also convened a new annual event on nuclear power innovation for Africa. This reaffirms that Rwandans and Africans generally have the power to define who we are, what we stand for, and where we are going. The defining moment of 2025 was undoubtedly hosting the UCI World Cycling Championships. Bringing this competition and its elite athletes to Kigali's streets was a source of immense pride for our nation. I congratulate everyone involved in making these events a success. Sports unifies and empowers communities across all boundaries. The world saw Rwanda and Africa in a new light. And much as we are not yet on top in football, the prospects for the future are promising thanks to the help of FIFA in building ourselves up. We also look forward to hosting the FIFA series next year. With the infrastructure we have built, our long-term ambition is to nurture the next generation of Rwandan talent to compete and excel. This month, Rwanda and the DRC signed the Washington Accords. I thank the United States and Qatar, alongside our African institutions, for supporting this peace process. It is a critical step toward addressing the root causes of conflict in eastern DRC and restoring regional stability. Rwanda is fully committed to implementing this agreement, but any threat to the peace and security of our people is unacceptable. The threat of state-supported violent extremism is unfortunately still very real. Ahazaza dukwiriye
arashoboka. Tugomba kuguma mu nzira nziza, tugakomeza kugira icyizere kandi tugakomeza gutera imbere. Mu gihe twizihiza impera z'umwaka, ndasaba buri wese kwitwararika no kwita ku mutekano wacu n'uw'abadukikije. Buri wese afite uruhare rukomeye kugira ngo tugere ku ntego zacu. Jyewe n'umuryango wanjye twifurije Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda umwaka mushya muhire w'ibyishimo n'uburumbuke. Muraho mwese, mwaramutse neza. Ndishimye kuba twabonye umwanya twese uko turi hano kugira ngo dukore iyi nama ya RPF Congress. Inama rero nk'izi zibaye nyinshi kenshi, ndizera ko buri nama ibaye ifite ibyidufasha, ibyitwungura kugira ngo dukomeze twubake umuryango wacu wa RPF, ari nako twubaka igihugu cyacu. Inama uko nzumva rero jyewe biba biduha umwanya wo kwisuzuma inshingano dufite, uko tuzuzuza, ibibazo bihari ari mu muryango, ari mu gihugu, ari ndetse ku isi hose, kuko duhura nabyo, uko tubyifatamo cyangwa uko twabyifatamo kugira ngo dukomeze dutere imbere. Nizere ko ibyo tuganira hano bitinjirira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi gutwi, hanyuma hagati aho y'amatwi yombi tugasigarana ubusa. Ubundi biba bikwiye kuba tugumamo kugira ngo tubikoreshe kubaka no kwiyubaka. Uyu mwanya ndagira ngo nanone tube twawukoresha dutya. Dutega amatwi, dutegane amatwi, dutekereze, tuvuge ibituri ku mutima cyangwa uko twumva ibintu. Buri wese atanga ibitekerezo bye uko abyumva, ndetse abantu babaza ibibazo bumva bikwiye gusubizwa, wenda badasobanukiwe, bijyane ubundi n'umuco dukwiye kuba dufite. Wenda bamwe buzuza, abandi ukabananira, ukabagora uwo muco. Ubundi muri RPF cyangwa ibindi byose
dukwiriye kuba dukora mu kubaka igihugu cyacu, umuntu aba akwiye gutekereza we nk'umuntu, mbese akitekereza, agatekereza inshingano afite zimuganisha cyangwa zimuhuza n'abandi, byagera ku bikorwa tukabikorera hamwe. We should be thinking independently, individually, but most importantly, act collectively. Nibwo bigira akamaro, nibwo bigira umusaruro, kuko turi hano twese, buri wese afite ibimureba ku giti cye, ubuzima bwe, ariko ko duhuriye hano biratwibutsa ko nyine dufite byinshi duhuriyeho. Mu bikorwa rero niho hambere dukwiye kuba duhurira. Ntibibujije abantu no gutekereza hamwe, ariko muri bya bikorwa niho bigaragarira, niho bizira, ariko bitabujije umuntu gutekereza ku giti cye ndetse gukora ibimureba uko abyifuza. Ariko hano ni ibintu bibiri bihura, ni ibitureba nk'abantu buri umwe ku giti cye, ariko noneho ni ibitureba dukwiriye kuba dukorera igihugu cyacu, Abanyarwanda n'abandi bose batuye u Rwanda. Ibyo reka mbe mbishyize uruhande gato. Musubire ku byo kwisuzuma, ushaka uburyo RPF ibaruta mu myaka benshi muri mwe, RPF iyo myaka imaze yagiye ihinduka, igomba guhinduka. Igahinduka buri gihe bijyanye n'ukuntu isi ubwayo ihinduka. Isi tugezemo uko iteye ubu, RPF yaba irimo, twebwe abanyamuryango ba RPF twaba tuyirimo, tuyibamo nk'uko twayibayemo imyaka 30 ishize, haba hari ikibazo, haba hari ikibazo kinini cyane. Ari uru Rwanda, ari iyi si turimo, tugomba kubibamo nk'uko bimeze. Ubwo ni ukuvuga ngo kuriya guhinduka kutugiraho ingaruka iyo utajyanye n'iyo mpinduka, byakwica ugapfa neza, ukabura no guhamba. Ariko uko n'ibintu bihinduka kandi bigomba guhinduka buri gihe, ntabwo bihinduka byose.
hari ikidahinduka. Ikidahinduka ubundi nicyo uri cyo, ndetse n'icyifuzo cyawe cy'uko ukwiriye kuba ubaho cyangwa wumva ibintu bijyanye n'iyo mpinduka. Hari ikidahinduka. Niba mu mibereho no mu miyoborere nka RPF turi hano y'iki gihugu, igihugu cyacu ko nacyo cyagiye gihinduka, niba twaravuze ngo hari ikintu kimwe cy'inshingano dufite, politiki, imiyoborere bizima